umunyamakuru Hakuzumuremyi Joseph w'ikinyamakuru Umuryango kikajyana na televiziyo Umuryango birahari biri official batumira abayobozi benshi cyane kiri ikinyamakuru gikomeye yabyutse mu gitondo afata ibaba akoza muri wino arandika agira ati yanditse inkuru Joseph uyu nguyu inkuru akora inkuru nyinshi cyane yakoze inkuru ndende kuri ikintu cya Sonia kigitangira yakoze inkuru niwe umuntu yafashe yabira birambuye yakotinze ririya tangazo rya Sonia rya Ndatabaza kuri Twitter ku rukuta rwa Twitter mu isaha imwe ishize uwo bita umunyamakuru ndi gukotinya inkuru y'umunyamakuru ufite karita ya RMC Hakuzumuremyi Joseph abyuse mu gitondo afatiwe bakoza muri wino arandika ku rukuta rwe rwa Twitter agira ati rwahindutse X ati nyuma yaho DJ Sonia muri iki cyumweru asabye inzego bireba ko zikwiriye kugira icyo zivuga ku kibazo yavugaga ko amaze igihe afite cy'abantu basa n'abubatse itsinda rifite umugambi wo kumuharabika no kumwibasira ubu amakuru ahari ni uko haba hari abamaze gutabwa muri yombi harimo n'umunyamakuru ni dosiye ubu izaba ndende ukurikije amazina y'abayivugwamo basanzwe bari no muri uru ruganda rw'imyidagaduro bari mu ruganda rw'imyidagaduro abari imbere mu gihugu wumve abafunze ubu n'abari hanze ni bande ubwo harimo Yago harimo ba Jihadis numvaga bivuga se ariko kandi hano hari abafunze ni Jihad abari hanze y'igihugu ninde ni Yago Pondati ibintu bya Sonia no kuva 2021 ndapfuye dore Erika kandi baravuze ngo ni 2023 ku bwa Yago ariko zi Erika uramuzi uyu nguyu Keza Erika uyu nguyu yabaga muri Uganda nawe nyuma za kurusohokamo aragenda ajya gushaka umugabo mu Bangladesh ubu ngubu aba mu gihugu cya Mongolia uyu nguyu amakuru bayafite 5 kwa 5 so mbahaye article ejo nibwo uyu munyamakuru ndi kwasobanurira yari yafashe ya mbere nawe yongera ejo yakoze muri gita iti ribu yijeje DJ Sonia gukomera gukemura ikibazo cye yego ejo nibwo ribu yasezeranije Sonia kwigiye gukurikirana ikibazo cye ejo umunyamakuru nibwo yakoze iyi nkuru uyu munsi agarutse rero akora inkuru ivuga ko hari abantu bamaze gutabwa muri yombi barimo n'umunyamakuru mu guharabika cyangwa muri ikibazo cya Sonia uyu munyamakuru rero ninde si bateye amatsiko yego ni uduteye amatsiko nanjye rwose amatsiko ndafite murashaka kugira amatangarizo uyu munyamakuru watawe muri yombi yego n'aba abantu batangwe muri yombi nabo n'abarakurikira mujye kubaza urwego rwa RIB rwabataye muri yombi ngese n'umukozi wa RIB kandi ari wowe ubivuze ngo ugiye kubivuga amana ariko mutageza ko ndi ikigoryi ngiyewe se ndi utangaza muri ibyo yataye muri yombi ngiyewe nkorana na RIB kandi ujye ubikora shaka godi we uri igicucu ubwo wari utegeza ngo nze ntangaza abantu bataye muri RIB bataye muri yombi na RIB ngiyewe se nkorana na mutegereje ko nzanga wakigoryi unzi nta bwenge ngira abasigaye ubuzi pe umva Godfather kombona kuri BNB hari title yanditse ngo bamwe DJ Sonia bamwe mu bo yareze bazira dosiye ye barafunzwe abo bantu ni bande waduhaye inkuru nk'umutasi nibyo ndi kugusobanurira maze kubikubwira murashaka kumenya umunyamakuru n'abafunzwe bamaze gutanga muri yombi bari kuri iyi nyandiko iri hano hejuru
igihe nicyandika nibwo God avuga ntabwo yavuga igihe kitarandika abakotinga se inkuru zo kubyiga ntabwo byakunda ntibibaho ndi kukubwira so reka mubwire Sky tu igihe kitaravuga n'inyarwanda noneho nk'ibintu bibaye none dore none ariko abantu bagira ariko Godfather abantu bagira tayito ngo umupuri wa DJ Sonia utumye yirukanwa uzakora kuri benshi akomane abo ngabo nabo barafungwa iyi titire koko abo barafungwa arebye usanga nani Godfather ari umusazi nibamara kubishyira hanze nawe azabishyira hanze Sky tu Preza aba bantu ndagukubita amazina naguhereza n'ifoto ngo ifoto y'umunyamakuru kuri WhatsApp ahita bivuga ibi ngibyo ndabivuga se ngewe ndi umuvugizi wa RIB ndi RIB ngewe ariko ikoza nashobora gukora urimo gomba Godfather ndinde uza gutangaza batawe muri yombi na RIB itarabatangaza bakibakora iperereza aho sasa ndamutse muvuze namara kumuvuga hanyuma RIB ikamukora iperereza wenda yagiye kubazwa bakamurekura mwamaze kumudarapo imihanda reka turebe ibyari RIB ikavuga bitigeze imucira igihe ritigeze inamufata sinabavuze ko sinaba ntangaje ibihuha oya ubwo ukoze nawe koze icyo gihe hari itegeko ubuzima bw'umunyamakuru wakoze iyi nkuru yavuze ngo hari n'umunyamakuru ntashyiraho amazina ye none ngende mupfapfa kuza kuvuga amazina atatangajwe n'umunyamakuru ufite ikarita ya RMC RIB dutegereze mugere muri fresh nge kuri RIB batubwire umunyamakuru ngo ninde wataye muri BFM DJ Sonia aravuga yuko nyuma y'imyaka 3 asaba ubutabera nta kintu n'iki ngiki ngari yewe ari yewe muntu ni yewe so muntu kabisa ariko buriya Godfather ngewe buriya ndi gucungura reka maze bari ariko buriya buretse ngiye nijya gukotinga Godfather yo ngiye ndi gukotinga kuri titre iyo bita The Choice Live ya postinze The Choice Live ya postinze ivuga yuko DJ Brian na DJ Flix muri RIB DJ Sonia yabareze uravuze ngo nukuvuga ngo ku title ndi gukotingaho ya The Choice Live banditse bavuga ngo boom DJ Brian na Flix muri RIB DJ Sonia yabareze none se Philipita yaba ya breaking inkuru atazi icyo nzi ntago Godfather ngize ngo baye ikinyamakuru kiri umva ugomba kumpa urugero rw'indi nkuru yigeze gukora nzima ku buryo yari official akombanza nawe none Philipita ubu mukegeta nawe Godfather banze ndarenga na Philipita ko muzi umwe w'umuhanzi umwe w'umuhanzi Philipita wo mu DJ uwo nzi ni umuhanzi waririmbye indirimbo gutya y'intuza uramwibuka so ngayo ntabwo mwemera nk'umunyamakuru twagarutse kuri Sonia mwana sawa nta kibazo urakoze wamfura nari nkujyanye mu byo udakeneye ndabazi Philipita ndayamanitse salute my brother reka mwana mureka kweri urumva ibyo navugaga so ndumva ndatekereza ari ibyo nk'uko bimeze intambara ariko intambara y'ejo warayumvishe intambara y'ejo yamuyoboke n'umuntu bita DJ Adams